dutahe cyane dusangire ubuzima. Ibyo nize muri ubu buzima, hari ibintu bikorohera mu buzima ariko bigakomerera abandi, cyangwa se bikagukomerera ariko ku bandi byoroshye. Si wowe rugero fatizo, igakumva abandi. Nasanze mu buzima akenshi bitworohera gutekerereza abandi ndetse bikatubangukira kujya inama no kubabwira uko bakora kugira ngo bagere ku byo bifuza. Nyamara mu buzima ntabwo dufite impano zingana. Utarabasha kumva mugenzi wawe ngo wumve uko atekereza, umenye n'impamvu ashobora kuba ahura n'ingorane, biragora kumugira inama yamugirira umumaro. Nanjye naje kumenya ko atari njye rugero fatizo rw'ibintu. Buri wese agira ibyo ashoboye n'ibimugora. Mbere yo kugera ku mwanzuro cyangwa guca urubanza, gerageza gusobanukirwa impamvu. Bizatuma imibanire yawe n'abandi iba myiza. Nkiga mu mashuri yisumbuye, umunyeshuri umwe yigeze kunyegera ansaba kumusobanurira ibintu umwarimu yari amaze kwigisha. Kuko njye nari nakurikiye kandi mbona byumvikana, naramusubije ngo wari urihe mwarimu yigisha? Yahise ahaguruka arigendera. Nubwo ntifuzaga kugaragara nk'umuntu wirata, ariko niko byagenze. Imibanire yanjye n'uwo munyeshuri ntiyongeye kuba myiza. Nagize amahirwe turangije umwaka ansobanura aho namubabaje. Byarambabaje kandi numva ngize ipfunwe. Aho nasobanukiye ko kuba mfite amahirwe y'uko hari ibyo numva vuba bitagombye gutuma ntekereza ko n'abandi babyumvise, cyangwa ngo numve ko kuba batabyumvise barangaye. Byaranyigishije, bigenda bimfasha no mu mibanire yanjye n'abandi ndetse n'abakozi twagiye dukorana. Gutanga ubufasha cyangwa se ibisobanuro mu buryo buha agaciro abandi, utongeho amagambo yabakomeretse ndetse uzicuza nyuma, nibwo buryo bwiza bwo kuganira n'abantu. Nubwo hari igihe bingora, ariko ndabizirikana buri gihe ndi mu kiganiro. Nawe ufite urugero watanga kuri iri somo cyangwa ufite ikibazo, wacyandika muri comment maze tugasangira ubuzima.